guhishurwa bitegerezanya amatsiko, guhishurwa kw'abana b'Imana. Yashaka ari kuvuga n'abaremwe bose ubwo barimo bategerezanya amatsiko guhishurwa igihe tuzagaragara nk'abana b'Imana tukabazanira ibyi. Maze agarura uwo ni Yerobowamu, hanyuma wa kabiri, sibyo? Reka duhere ku murongo wa 23 kugira ngo mubyumve neza. Burya iteka ryose muzijye gusoma Bibiliya muyishyira muri context, mwumva uwo muntu yabayeho ryari, yakoze iki. Murongo wa 23 aravuga ngo mu mwaka wa 15 wo ku ngoma ya Amasiya mwene Yowasi umwami w'Abayuda, Yerobowamu mwene Yehowasi yimye Samariya, amara imyaka 41 ari ku ngoma. Uyu ni Yerobowamu wa kabiri, kuko Yerobowamu wa mbere yabayeho mbere yaho cyane. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, ntiyareka ibyaha bya Yerobowamu mwene Nebati woheje Abisirayeli ngo bacumure. Hari abantu bajya bambwira bati ariko se Yerobowamu bavuga bate ko ataretse ibyaha bya Yerobowamu? Hari Yerobowamu wa mbere mwene Nebati, niwe wigishije Abayisirayeli amoko 10 ya ruguru kuramya ibigirwamana. Uyu ni Yerobowamu wa kabiri mwene Yehowasi. So hari Yerobowamu 1 na Yerobowamu 2. Uyu ni Yerobowamu wa kabiri. Muri icyo gihe dongo nibwo Yona yabayeho. Ngo maze agarura urugabano rwa Isirayeli uhereye harasukirwa ihamati kageza ku nyanja ya Raba, nk'uko Uwiteka Imana ya Isirayeli yavugiye mu mugaragu wayo w'umuhanuzi Yona mwene Amitayi w'Igati Heferi. Urumva hano rwose Imana imutangiye ubuhamya yuko yanhoriye Yerobowamu mwene Yehowasi ko azagarura urugabano rwa Isirayeli, kandi koko akabikora bigasohora. Amen. Hano ho batubwira ni wabo ko hari Igati Heferi. Noneho twikomereze none ubwo Yona mwamumenye, nta ushidikanya ko yari umuhanuzi. Kuko ushobora kuvuga ati ariko uyu mugabo ubundi koko yari umuhanuzi. Imana irabihamye ko yari umuhanuzi. Nkuko Imana ishobora kuvuga ngo ariko se aba bantu koko ni abakristo? Kuko buriya reka mbere iki ubu waza hano bakabaterwa ubundi mwebwe mwicaye hano muri abarokore. Mwebwe mwicaye hano muri abarokore? Murabyizera ko muri abarokore? Ngabo abarokore ni mumanike turebe. Abandi basigaye ubwo sibo. Sibyo, utamanitse ngo ntabyemera ko ari umurokore, ubwo arabishidikanya. Uyu mugoroba nawe usobanuke. Sibyo? Kubera yuko Yona yari umuhanuzi wemewe, nkuko natwe turi abarokore bemewe, ariko badasohoza iby'umwami yadutumye. Kuko hano baratubwira ngo Imana yarabimubwira ngo haguruka ujye Niniwe wa murwa munini uwuburire, kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Nkuko Imana itubwira ngo haguruka ujye Kigali wa murwa munini, kuko ibyaha byaho birundanije bikagera imbere yanjye. Sohoka muri uru rusengero aka kanya. Murumva izo ngoma zivuga? Murumva ibyo byuma binihira? Genda urebe ibyaha bikorerwa muri uyu murwa uko bingana. Hari igihe njya nitegereza ibyaha bikorerwa i Kigali, kavuga niko burya Sodomu na Gomora zararenganye. Uwitwa Iguraha yari umukozi w'Imana w'umuvugabutumwa, yigeze kuvuga ngo Imana nidahana Amerika ngo ku munsi w'amateka izasaba imbabazi abi Sodomu na Gomora kuko yarabarenganije. Kuko muri Amerika ubu biremewe rwose, umugabo yirongorera umugabo, umugore akirongorera umugore, bakajya no kwa meya, bakajya no kwa pastori bagasezerana. Niho yahereye aravuga ati ibi bintu murimo gukora Imana nitaduhana abi Sodomu na Gomora izabasaba imbabazi. Ariko muzitegereze na hano i Kigali abatinganyi bariyongera buri munsi, abasambanyi twarabyimitse, mu nsengero barasambana, hariya hanze barasambana. Hari n'igihe tunenga abakera kaze ubu ari cyo tubarusha. Haguruka ujye i Kigali, kuramo Niniwe ushyiremo Kigali, kuko niho dutuye.
ibyiringiro yavugaga ngo ni niwe yawe iri muri uyu murwa. Uyu murwa niwo duhahiramo, uyu murwa niwo twirirwamo, uyu murwa niwo dusengeramo, uyu murwa niwo dutuyemo. Niba unahari uri umushyitsi, uyu murwa niwo ugendamo. Na Niniwe ntabwo Niniwe hari wabo wa Yona, nta nubwo ariho yari atuye, ariko Imana yaramutumye. Genda ujye Niniwe uwuburire, kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Umva icyakurikiyeho. Nubona muri Bibiliya Imana itanze ibwiriza bakongeraho ariko, ujye umenya ngo karabaye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi, ahunge Uwiteka, amanukana i Yopa, abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi. Ahunge Uwiteka, uzamuhungira heza? Ahunze Uwiteka aragiye Yona. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo byoroshye inkuge, ariko Yona we yari mu nkuge hasi aryamye asinziriye. Yona hasi mu nkuge anapumuzika, araruhutse, arasinziriye kabisa, ari muri break, arasinziriye. Tekereza kubona inkuge yose irenda kumeneka, abantu bose bihebye, buri muntu wese aratakira ikigirwamana cye, Yona asinziriye. Ariko hari igihe mbibona nanjye nkabona ariko tumeze. Do you care? Abantu bararimbuka. Kera ubu ngubu ugiye kugira ngo ntazajya ndirira imbere y'abakristo, hari igihe ugabanya kwipompamo agahinda k'abanyabyaha, kuko byajyaga bimfata natangira gusengera abanyabyaha amarira akaza, kuko narabisengeye. Ntushobora kubwiriza abantu ngo bakizwe utagira umutwaro wabo. Abantu benshi bakunda aka gatuti, ntibakunda bicaye hano mu ntebe. Umunezero wabo ni uguhagarara mu gatuti abantu bakababona, ngewe burya nshobora guhagarara hano ariko agatuti ntikajye kanani, ntabwo kamfata, nakankuyeho rwose, ntabwo nahangayika. Sinkunda agatuti, nkunda abantu. Simpangayikishwa nuko abantu batambona, mpangayikishwa nuko abantu barimbuka. No mu bintu bimpangayika, niba mujya munansengera, mpangayikishwa no kubona narabaye pastori, hazajya mu ijuru nkahura n'abantu basengeraga i Remera barimo kujya mu muriro. Ariko ujye ugira umutwaro w'abantu bagukikije. Niba utawufite, uyu mugoroba usengere. Niba usenga, ujye usengeshwa nuko abantu barimo kurimbuka. Niba uririmbishwe nuko abantu barimbuka. Hari abantu bakunda kuririmba hano ngo bagaragare, hari n'abakunda kubwiriza ngo abantu bababone. Yewe Yesu yaranavuze ngo hari n'abakunda gusenga ngo abantu ngo bagaragarire abantu. Ujye usengeshwa nuko abantu barimbuka, cyangwa usengeshwa nuko Imana igomba gushyirwa hejuru. Nibyo bintu bibiri ubundi byagombye kudusengesha. Jya usengeshwa nuko Imana igomba gushyirwa hejuru, wongere usengeshwe nuko abantu barimo kurimbuka. Cyakorana n'icya gatatu, jya usengeshwa no guha Imana icyubahiro, uyishimira ko yakugiriye neza. Aho ubundi gusenga amagambo menshi ngo abantu babone kuzi gusenga, it's a waste of time. Kuko Imana irondora imitima yacu, ibitureba ikavuga ngo uyu ntabwo arimo gusenga, arimo ariyamamaza. Uyu ntabwo akunda kubwiriza kuko akunda abantu, akunda kubwiriza kuko akunda gukomerwa amashyi. Ntuzanatange n'ubuhamya ugamije kugaragara. Birya Imana ishyiraho towa. Niba mutabizi, ucyakora nuko benshi mutajya mufata microphone, wenda mushobora kwirema mu mutima ukavuga ariko giye byo urimo kuvuga ntibindeba, koko sinya mfata microphone, giyewe nyihoraho. Ariko kera nkitangira kubwiriza Imana yarankosoye. Erega burya iyo umuntu akiri muto yakunda kugaragara, nyine ugakunda guhagarara imbere y'abantu kumva ari agashema. Ariko giye Imana yarabimsobanurira namwe ngo uzongera guhagarara imbere y'abantu kisoka intugu. Bane nabwirije kabisa, nkabona iteraniro rinyeganyega, numva ntangiye kwiha amanota. Imana yarambwira ngo ikabodi
ngo uzongera kwisuka intugu nzandika ikabodi ku byo ukora byose. Ikabodi ivuga ngo nta cyubahiro cy'Uwiteka kiri aha hantu. Burya abantu bamwe ntibazi ko hari n'igihe ubikunda Imana yaramaze kubyanira kubera ngo biriya ni ibintu by'ibikatsi. Iyo Imana itashyizemo flavor yayo ibyo uvuga ntacyo bimara. Ariko si icyo nshaka kubabwira. Urabona Yona ngo yagiye mu bwato, abantu bose bahangayitse barimo baratakira ibigirwamana byabo, ngo Yona yibereye mu nkuge asinziriye. Ngo kugeza igihe umva umurongo wa 6, umutware w'inkuge aza aho ari aramubaza ati wabaye ute wa munyabitotsi we. Imana ishobora kutubwira aya magambo. Icyakora reka niyo kubibwira mwebwe muri hano kuko ubu ntimwasinziriye, kuko mwe muri hano. Byuka utakiri Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Byuka utakiri Imana yawe, ahari Imana yabibuka. Byuka utakiri Imana yawe, tutakira abarimbuka, tutakira abanyabyaha, tutakira abasambanyi, tutakira abajura. Ngewe buri joro iyo nsenze sinshobora gusenga ngo ndangize ntasengeye abanyabyaha n'abanyabibazo. Kuko niyo ugiye kuryama ugasinzira, hari ubwoko butatu bw'abantu barara bari maso. Aba mbere ni abagomba kurara ari maso kubera ko ariko kazi bahemberwa. Hari abasirikare, hari abapolisi, hari abanyerondo b'umwuga, uretse ko abanyerondo b'umwuga bo barisinzirira. Munsi y'iwanjye rwose bahageze dore utwariwe. Hari igihe nza ngasanga neza bararyamye abanyerondo b'umwuga. Ariko mbona ari igishushanyo cyiza cy'abakristo. Natwe turi abanyerondo b'umwuga. Biryamiye basinziriye bakatwiba. Hari igihe muri karitsiye iwacu baribye, cyakora igihe iwanjye baheruka kunyiba kera. Icyo gihe ntabwo igihe iwanjye bari bahibye, ariko bari bibye mu baturanyi. Tugiye mu muganda batabanyerondo b'umwuga rwose ntacyo batumariye. Abajura baratwiba. Ndababwira ko ahubwo twebwe turindwa na Nyagasani. Abanyerondo b'umwuga munsi y'iwanjye hari agashyamba, niho bagize dore utwari. Ariko barabikosoye kuko basigaye basupervisa cyane. Ariko icyo nendaga kubabwira si cyo. Hari abantu barara ijoro kuko bagomba kurara ijoro. Abo ni abakozi bakora amashifuti ya nijoro, bakora kwa muganga, abakora mu nganda zikora nijoro, abasirikare, abapolisi n'abandi bashinzwe umutekano. Abo ngabo barara ari maso kuko bagomba kurara bari maso. Indi kategori ya kabiri iri maso ni abanyabibazo. Ni abarwaye, ni abapfushije, ni abayirukanywe mu mazu, ni abaraye ubusa, ni abirukanywe ku kazi. Abanyabibazo barara bari maso kuko nta bitotsi bari bubone, kuko ibibazo ni byinshi. Aho bakeneye gusengerwa. Nujya kuryama ujye wibuka ko hari abantu bari badasinziriye igihe wowe urimo kugona. Kategori ya 3 ni abanyabyaha. Hari abari burara ijoro kuko bagiye kwiba. Hari abari burara ijoro kuko bagiye gusambana. Wari waca mu muhanda ukabona indaya ziba ziteze, ukazireba ukazigirira impuhwe. Abenshi mwebwe iyo muzibonye murazituka. Ariko ntabwo wari wabona umukobwa uhagaze ku muhanda. Reka mbwira abakobwa bari hano n'abagore, umunsi uzaca ku mukobwa ahagaze ku muhanda ateze, ujye uvuga ngo nanjye nashoboraga kuba ndi uyu nguyu uretse ubuntu bw'Imana. Kuko ntuzi icyamugejeje hariya. Harimo bamwe bahagaze hariya kubera ko batangiye ari bato. Harimo bamwe bahagaze hariya kubera ko ubukene bwarabishe basanga ari byo bisubizo. Hari n'abahagaze hariya 3 bya 4 ndetse 99% by'indaya ntabwo zinjoyinga uburaya, zirabwihanganira. Nabo gusengerwa. Aba mwumva barimo kubyina ijoro ryose barara badasinziriye. Hari ubwo bibwira ngo buriya ngo nuko ariko babihisemo, bafite umwami ubategeka. Bibiliya tubwira ngo bariya bafite umwami ubategeka kandi ubategekesha igitugu, ngo nabo Satani yahumye amaso ngo batamurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro kuko twebwe yaratubohoye. Ariko hari abandi bakiboshye. That's our mission. Kubona abanyabyaha ukababazwa nabo. Iyo narasinzira, umutware w'inkuge araza ati wabaye wa munyabitotsi, Byuka utakiri Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka
ntiturimbuke, kuko izindi zose twazigerageje byanze. Tekereza kumva abantu bose batakiye ibigirwamana byabo, bageze baravuga ati wenda uyu muntu umwe usigaye ashobora kuba afite Imana ishobora kutubera igisubizo. Byuka utakira Imana yawe. Mwareze tugatakira Imana yacu, ko hariho benshi bavuga ngo ariko ibi bintu nzabivamo nte? Mfite abantu benshi ntimushobora kubyumva, wenda niyo mpamvu ugiye mbyumva. Ufashe telefone yanjye, WhatsApp yanjye yaruzuye. Pastor, nakora iki ngo mve muri ibi bintu? Nakora iki ngo mve muri ibi bintu? Ku rugo rwanjye rwananiye nakora iki? Ku buzima bwananiye nakora iki? Ko numva nihebye nakora iki? Byuka utakira Imana yawe, haraho yatwebwe ikadukiza. Abo bantu bose ni twebwe bategereje. Hari ahantu Paulo yandikiye Abaroma arababwira ngo ibyaremwe byose ngo bitegereje guhishurwa, bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Iyo ashaka ari kuvuga n'abaremwe bose ubwo barimo bategerezanya amatsiko guhishurwa, igihe tuzagaragara nk'abana b'Imana tukabazanira ibyiringiro. Hanyuma umva icyakurikiyeho ku murongo wa 7 ngo maze bose baravugana bati nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. None ibyo guhamagara ibigirwamana byabo byanze, nayo nayahagurutse, nayo nashobora kubarega yarasenze, arasenga biranga. Baravuga ati noneho reka dufinde turebe uduteje ibibazo. Hanyuma ngo bose baravugana bati nimuze tumenye utumye tugira ibi byago. Nuko barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Bahera ko baramubaza bati tubwire utumye dutezwa ibi byago, ukora muri moki, uraturukaye, uri wo mu kihe gihugu, uri bwoko ki? Iki kibazo bamubajije ndagikunda cyane. Tubwire wowe uduteje ibi bibazo, uri wo mu kihe gihugu, uraturukaye, uri bwoko ki, mutugane. Arabasubiza ati ndi umuheburayo, umva ikinyoma sha, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Imana yakubwiye ngo genda ujye nini uranga, none urimo urabeshya abantu ngo ndi umuheburayo, ngo nubaha Imana yo mu ijuru. Imana igomba kwerekera ubwo turabeshyera ubusa Yona, you will go. Hanyuma maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati ibyo ukoze ibi ni ibiki? Ibikoze ni ibiki? Kuko ngo yarababwiye yuko, kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka, kuko yarabibabwiye. Baramubaza bati tugire dute ngo inyanja iduturize? Kuko inyanja yiyongeranyaga kwihinduriza, kuko Imana yari yarakaye, iravuga utumva Yona urahungira ubusa, urajyayo tu kubita umuyaga, urazamuka ubwato bujya hejuru. Aravuga ati rero mbabwire igisubizo cyanyu ni mu nterure mu njugunye mu nyanja, nayo irabaturiza, kuko nzi yuko iyi shuheri yabateye ari jye ibahora. Ariko abo bagabo baragashya cyane ngo basubire hakurya imusozi, ariko ntibabibasha, kuko inyanja yiyongeranyaga izikuka ikababuza. Nicyo cyatumye batakira Uwiteka, bakavuga bati turakwinginze Uwiteka, turakwinginze twe kurimbuka tuzira ubugingo bw'uyu muntu, kandi ntudushyire mu rubanza rw'amaraso y'udacumuye, kuko ari wowe Uwiteka ukoze icyo ushaka. Baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Maze abo bagabo bahera ko batinya Uwiteka cyane, bamutambira igitambo, bahiga imihigo. Ujya bagakanda gakunda kubwirizwa na Yona baramuteruye bamutaye mu nyanja, ngo inyanja ihita ituza. Abantu baravuga ati Imana y'uyu mugabo iyi ni Imana irakomeye, ngo bahita bayitambira ibitambo, bayihereza ishimwe. Haleluya. Harimo isomo rikomeye cyane, kuko ubundi nibura niba twameraga nka Yona, aho tugiye hose tukaturira abantu yuko turi abakozi b'Imana, niyo twaba tumeze nabi, kabutu ubwo mu ndeba agiye munyitondere, nshobora no guteza ibihombo. Munyitondere, nshobora no guteza ibihombo, kuko jyewe ndi umukozi w'Imana. Kandi koko tubaye abakozi b'Imana bafite ubuhamya. Ikintu cyatumye abo bantu bizera Imana ni ubuhamya bwa Yona.
kuko Yona yabahaye ubuhamya aravuga ati ngewe ubwo mundeba nubwo ndi mu byaha, nubwo ndimo guhunga Imana, ariko ubundi ndi umukozi w'Imana, ndi umuheburayo, nubaha Imana yaremye ijuru n'isi, ariko mpunze Imana. None dukora iki? Ati ni munterure mu njugunye mu nyanja, naho ubundi ni isoko y'ibibazo. Uzi ko buriya natwe turi isoko y'ibibazo, isoko y'ibibazo. Reka mbere isoko y'ibibazo. Isoko ya mbere y'ibibazo ibera hano mu gatuti, ahangaha kuri aritari aho twe dukorera. Gufata umuntu utaramenye Yesu tukamubatiza, tukamukomeza, tukamwita umukristo, ni isoko y'ibibazo. Ari uwo muntu tuba tumuhemukiye, ari na sosiyete tuba tuyihemukiye, natwe tutiretse. Ariko zizi nama tujyamo inkoni dukubitirwayo. Ariko ubundi abanyamadini kicara ukavuga utari ko buriyo tuba twarakoze umurimo wacu neza, umurokore yajya hanze akamera nka Daniyeli, umurokore yajya hanze akamera nka Yosefu. Urabizi Yosefu yagiye muri Egiputa arotora inzozi za Farawo. Farawo arahindukira areba abo bantu bamukikije, avuga ati tuzakura he undi muntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Akuramo impeta aramubwira ati umva Joseph, umva Petit, ku myaka ya 30 ubonye promotion, uzanyungiriza Egiputa yose igikumvira, ni jyewe jyenyine usigaye hejuru yawe. Hari umuntu mwari mwabona bahaye promotion kubera ko akizwa? Nuko se bitakunda? Nuko ntacyo twamaze, nuko ntacyo twahinduye, nuko ntawe twimpressionnye. Ujya mu nama bakavuga ngo abantu ngo basigaye birirwa basenga ntacyo bakora, ngo abanyarwanda babaye imburamikoro. Hanyuma ukababara, kuko uzi neza ko ubundi iyo tuba dusenga bigahindura ibintu, n'abantu n'abapagani babibona bakatwubaha. Yona arababwira ati iki kibazo n'igihe wagiteje. Kuko turagenda, kera nyiba muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, nari nshinzwe forumu y'abanyamadini, kuko nanjye nari umunyamadini. Noneho umvayo nari ifite faride yuzuye ingana gutya, yuzuye amatiku yo mu madini, kuko iyo bandikiraga minaroke cyangwa perezidansi cyangwa n'ahandi bampaga kopi, bayoherezaga kuri komisiyo, ariko kuri komisiyo nanjye abakomiseri bose dahera baduhaga kopi. None ngiye kuva muri komisiyo ndabona se iyi faride ndayitwara, ndabona ya singiye kujya mbungana ibibembe bya namani nka Gehazi. Naragiye nyicaraho ndayitwikira urupapuro ku rupapuro kugira ngo ntazajya nsubira inyuma nkabisoma. Ariko mu minisitiri umwe naramubwiye, ariko minisitiri wambwiye ko uri umwangirikani ko ntarakubona waje gusenga. Aramubwira ati kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu ati mba nkora imirimo nashinzwe na leta y'u Rwanda. Ati ariko ku cyumweru ati mba ndicaye ndimo gukora imirimo mwampaye, ati mba nsoma amabaruwa yanyu. Yishima mu mutwe nawe ni yewe urampamije. Ati burya rwose ziriya ntambara zanyu ati ntabwo zimpa amahwemereka. Turatukwa kandi abanyabyaha bararimbuka kubera ko tutakoze umurimo wacu neza. Uzi igihombo Yona yateje muri ubu bwato? Mwagisomye mbere, mwacyumvise ngo bafashe imizigo yabo bayijugunya mu nyanja. Reba ku murongo wa 5 ngo abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye, ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Bagaje zose, kandi ubu bwato bwari komercial, bwari butwaye imizigo y'ubucuruzi. Bafata imizigo yabo bajugunya mu nyanja, bafata na bagaje zabo zirimo imyenda bajugunya mu nyanja. Ibyo bari batwaye biremere byose bajugunya mu nyanja. Yona ateje igihombo. Turateza ibihombo iyo tutagendana n'Imana nk'uko bikwiriye, duteza ibihombo. Paulo yandikiye Abaroma arabwira ngo dore izina ry'Uwiteka riratukwa kubera twebwe tugateza ibihombo. Yona
yewe naho yihaniye. Imana yavuga ati none ubwo wihani igifi cyaramumize kiramucira, amuga ati none ufatiye iyi nini. Aragenda ajyayo ababwiriza igice cy'ubutumwa, ikindi arakibahisha. Ko buriya abantu benshi ntabwo bazi ibyo Yona yakoze. Yaragiye ageze Niniwe, aravuga ati ubu ngubu azana ubutumwa bw'iterabwoba, aravuga ati ubu ngubu ni iminsi 40 gusa Niniwe yose akaba ari icyavu, kandi abyinjoyinga. Hanyuma ngo arangije aragenda ahagarara hejuru y'umusozi ategereza ko Niniwe irimbuka. Hanyuma ngo umwami w'Niniwe n'abaturage baho babyumvise, kuko ngo yamaze iminsi 3, ngo yamaze iminsi 3 agenda avuga ngo Niniwe iminsi 40 hano hazaba ari icyavu ntawe rigeretse kurindi. Abaturage babyumvise, Imana ibakora ku mutima ngo bambara ibigunira, ubutumwa bugera no ku mwami w'Niniwe, ngo ategeka itegeko, aravuga ati guhera ku pusi n'imbwa n'inkoko n'inka n'intama ikigenda cyose kiri Niniwe, kugeza ku bantu no kugeza kuri gihe umwami, twese twambara ibigunira dutakira Imana turebe yuko yatubabarira ibyaha byacu. Niniwe hari hano, kandi Yona ntabwo yari yavuze ubutumwa bwuzuye, yari yavuze igice cyabwo, yakoze iterabwoba gusa. Ubundi yagombaga kubabwira ngo Imana iravuze ngo ibyaha byanyu byirundanije imbere yayo, niba mutihanye ibyaha byanyu murarimbutse, ariko nimwihana ibyaha byanyu niyo ikiranukira kutubabarira. Reka da, ako ntiyakongeyeho kuko yashakaga ko barimbuka. Abonye Imana ibababariye ngo yicara ku musozi ararira. Imana iravuga ati ariko Yona, ngo imuremera uruyuzi ruramera ruramutwikira, kuko izuba ryaho ryari ryinshi. Ariko ngo haciyeho iminsi amaze kurunezererwa, ngo yohereze inandira irurya imizi ruruma, ngo izuba riramukubita kabisa. Imana igomba yakuyeho n'ibicu, izuba riramukubita, ngo noneho ngo yisabira gupfa. Imana iravuga ati ariko Yona, uburakajwe n'ukuri koko? Atumva ndarakaye no kwiyahura nakwiyahura. Imana iravuga ngo ubabajwe n'uruyuzi utateye, ngo none ngo jye sinagombaga kubabazwa n'aba bantu barenze 100,000 n'amatungo ari Niniwe. Ariko Yona, buriya rero hari icyo nkundira Yona. Yona yari umunyakuri. Buriya nicyo abantu benshi batasobanukiwe, Yona yari umukozi w'Imana. Kuko nibura we umva, Yona yavuye, ndamwiyimagina Yona yicaye nko mu iteraniro, akaza akavuga ati pastor nimumpe mikrofone mbabwira amahano mvuye gukora. Atuzi ko Imana yantumye Niniwe nkanga kujyayo. Ati shaho ubwo mbabwira, ati nateje ibihombo, ati naragiye umuyaga urazamuka, ati abantu bagira ubwoba batakambira ibigirwamana byabo byose, barashoberwa bafata bagaje bazita mu nyanja. Ati kubera jyewe, ati ndangije barambaza, ndababwira ngo jyewe ndi umukozi w'Imana, ariko mpunzi Imana sinabyanze nabivuyemo. Ati hanyuma baranterura abanaga mu nyanja, igifi kiramera, ngeze mu nda ntakira, Imana irandikura, ariko ngeze Niniwe. Ati noneho nageze Niniwe nkora ndi mahano. Ati nanga kubabwira ubutumwa uko nagombaga kubabwira, mbabwira igice cyabo, ati ariko Imana irantungura. Ati barihana sha, ati fure tekereza, ati nababwiye ubutumwa ntashaka kubabwiza ukuri kose, bararenga barihana. Rero buryo ushatse wajya ugendana n'Imana, ati kuko ushobora no kutavuga ubutumwa uko wabishakaga, atukabona abantu barimo kwihana, atukajya uvuga ngo bla 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 bla, tukabona abantu barihari. Buryo Imana ishaka gukiza abantu ntabwo isaba ko tubintyoza. Iki keneye gusa n'umuntu ugenda akabwira abantu atari ko buryo uzi Yesu. Niyo byakunana ry'umugore tumva reka nkubwiza ukuri, ukeneye Yesu. Byiringiro ntiyabitubwiraga umuntu watwaye umugore mu modoka akamutangira kumubwira utumwa ati nkura akayogi mu modoka. Ariko yarangiye ati Imana iguhe umugisha kandi naburiya ubutumwa bwiteho, kandi arangije abitekereza arakizwa. Muzumve Apotre Masasu atanga ubuhamya. Yigeze kubuduha kera ngo yari yicaye mu kabari Kinshasa, ariko abona ubuzima bwanze kabisa. Umuntu nabwo atari ko rabizi shaka. Tire buri bw'ibintu byanze, ati uzagerageza ujye hare mu barokore ushobora kuzakuraho igisubizo. Aragenda arakizwa. Buri ikintu kizatuma umuntu akizwa, wowe si umurimo wawe gusa, genda ubabwire ko Yesu akiza. Nushaka kujya ubivuga nabi, nushaka kujya ubicurikanga, ariko wowe nawe wese amenye ko Yesu akiza. Aho ugenda hose bamenye ko ufite Yesu.
ikibazo dufite murakizi, tumeze nka Yona, turi mu bwato dusinziriye. Ariko Yona yatubereye imfura, araza aravuga ati rwose jyewe narabizambije kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo, ariko abantu barakijijwe. Ubundi Yona iyo aba ameze nkatwe, aba yaraje akavuga inkuru y'ukuntu niwe hakijijwe, ntatubwire ko yari yakoze amahano. Kavuga ati rwose ubwo mundeba ndi igitangaza cy'umuhanuzi, naragiye Imana irambwira ngo genda ujye niwe, kariya kitarushisha kakadropa. Ati ndagenda ngezeyo shaho, ati nazengurutse iminsi 3, ati navuze ubutumwa, umwami yambara ibigunira n'ihene zambara ibigunira. Akibagirwa kutubwira yuko abantu bakijijwe we akajya kurira aririra uruyuzi. Ariko Yona yabitubwiye byose uko byakabaye, kubera iki ni isomo rikomeye kuri twe, kuko natwe hari aho duteza ibihombo. Iyo ucecetse ntuvuga ubutumwa urimo guteza ibihombo, iyo ubuhamya bwawe ubwishe urimo guteza ibihombo kuri wowe, kandi no erega burya na bagaje za Yona zagendeye mu byo bajugunye mu nyanja, na bagaje za Yona zarimo, kandi mu gikapu cyashobora kuba harimo amafaranga yarari. Buriya yagiye niwe adafite na pocket money, ubuntu bw'Imana gusa, ko nawe yari yiteje ibihombo. Iyo ugendera mu byaha uba ukorera mu bihombo. Mpora mbibwira abantu ngababwira, n'umuntu wese uba mu byaha uba urimo guteza ibihombo. Witeza ibihombo wowe ubwawe, ugateza ibihombo umuryango wawe, ugateza ibihombo nawe umuturanye bose. Ariko zibura abantu bateje ibihombo muri iyi si uko bangana. Umuhungu w'umupagani yiteza ibihombo, agateza ibihombo umukobwa wese umwegereye, akajya kubetinga akabagiye mu bihombo, agahomba. Umva, ubuzima bw'ibyaha ni ibihombo gusa, ni inzira ya Yona. Ahubwo uyu munsi niba wicayemo uri mu bihombo, mbere yuko dusengera n'abandi wihereho. Hari igihe umuntu yicara hano ukagira ngo we bimeze neza, kandi nawe yicaye mu bihombo. Ibihombo, ibyaha n'ibihombo. Ariko reka nsoze, nababwiye ngo turavuga abagabo babiri mu nkuge. Nimujya mu byakozwe n'intumwa igice cya 27, inkuru ya hano rero yitandukanye n'iya Yona. Uyu mugabo witwa Paulo nabo bari muri iyi nyanja, iyi ngiyi ba Yona bari mu niyo Paulo yari arimo. Noneho ngo baragenda bagiye guhaguruka mu nyanja, Paulo arabwira ati ariko muzi ikintu, hari ikintu mbonye. Imana nsenga irambwiye ngo nimuve muri uyu mwaro. Murebe 27 umurongo, reka duhere kwa 7, ngo tumara iminsi myinshi tugenda buhoro, tugera bugufi bw'ikinido bituruhije cyane, maze umuyaga utubujije duhita munsi y'ikirwa cyitwa Ikirete imbere y'Salumoni kukikingaho umuyaga. Tugikikira bituruhije cyane, tugera ahantu hitwa imyaro myiza bugufi bw'umudugudu witwa Lasaya. Ariko kuko hari hashize iminsi myinshi, kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiyiriza ubusa yari yarashize, nuko Paulo abagira inama. Look at the difference. Aba bantu bo bari mu kaga k'inyanja, Paulo umukozi w'Imana usenga abagira inama. Ubundi nuko twagombye kumera. Nubona umuntu ubuzima bwananiye, umubwira utari ko n'ibindi byose byaranze, gerageza Yesu umugira inama. Niba uri umugabo n'umugore ukabona urugo rwananiranye, ubegera ubabwira utari ko buriya ubwo byanze, mugerageze Yesu, niwe usana ingo zigatungana. Niba ufite umusore, urubyiruko, dufite urubyiruko rwihebye, cyewe niranwa nawe. Abantu batagira icyerekezo, kaza kuvuga ati pastor jyewe numva nta kindi shigaje, ntaki, ukamutera agashinge gakeya ka Yesu, ukabona umuntu asubiranye ibyiringiro. Ndababona hari benshi banyandikira bari muri Amerika, abandi bari za Canada, abandi bari za abandi bari mu Burayi, abandi bari hano iwacu, bazurwa no kumva ko Yesu aguha ibyiringiro. Paulo abonye ko abantu bihebye, ngo ariko kuko hari hashize iminsi myinshi kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiyiriza ubusa yari yarashize,
nuko Pawulo abagira inama ati yemwe bagabo mbonye yuko uru rugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi, si iby'inkuge n'ibirimo gusa ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo. Arababurira ariko banga kumva. Umva uko bamubwiye ngo ariko umutwaro utwara umutwe yumvira umwerekeza na nyiri inkuge kurusha ibyo Pawulo avuze. Ati wowe uri imfungwa tukujyanye i Roma gucirwa urubanza, none wigize najya iwawe urimo uratanga inama, wigize igitangaza cy'umuntu. Pawulo aricecekera aravuga ati abantu bamwe bahana bavuye ntubahana bajyayo. Baragenda, umuyaga uba mwinshi, nimumanuka mukagera ku gice cya 10 ku murongo wa 18 baratubwira ngo dukomeza gutereganwa n'umuyaga cyane, nuko bukeye bwaho baroha imitwaro mu nyanja. Bakoze nk'ibyo mu gihe cyayo nabakoze, bagaje zose bari batwaye, kandi ubu bwari ubwato komercial bwari bugiye mu Butaliyani buvuye muri Egiputa. Ngo baroha imitwaro yose mu nyanja, ku munsi wa gatatu bajugunya iby'inkuge mu nyanja. Noneho neza inkuge barayividuye, bagaje zose bazijugunyemo, igihombo cyabaye. Ariko umukozi w'Imana Pawulo yari yavuga ati ntimugende, kuko uru rugendo Imana inyeretse ko ruzabamo ibibazo. Abo nibo twagombye kubaho, abantu batega Imana amatwi tukaburira abandi, abantu batega Imana amatwi tukabera abandi umugisha aho kubabera umuvumo. Noneho nabwo barakomeza. Hanyuma ku murongo wa 21 ngo bamaze myinshi batarya, bageza kukurumva n'ibiryo bari babijugunye mu nyanja, ngira ngo basigarana dukeya. Bamaze iminsi myinshi batarya, Pawulo ahagarara muri bo hagati arababwira ati yemwe bagabo mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve ikirete ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Haleluya. Nkunda Pawulo. Aravuga ati narababwiye ngo mugume ikirete mwanga kunyumva, mwari mukwiriye kunyumvira kirya gihe ntimuve ikirete. Kandi ndone ndabakomeza nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, nduwayo nyikorera. Akambwira ati Pawulo witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kaisari, kandi dore Imana iguhaye nawe mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe, ariko dukwiriye gusukwa ku kirwa. Uyu mugabo ndamukunda cyane. Arababwira ngo mva reka mbahumurize, nubwo mwanze kunyumva inkuge yo murayihombye yarangiye, Imana yabinyeretse ngo iyi nkuge ntimuyitegereze, ntimwibwire ko muzayigeza kure. Narababwiye mwanga kumva. Hari abantu bwira ibihombo byamara kuba byinshi bakabona kumvira, bakumvira inzu baraziteje, bakumvira baramaze kurwara sida, bakumvira urugo rwaramaze gusenyuka. Nakubwiraga kuva kera. Hari abanyembaza nkorose nta muntu urakubwira ubutumwa bwiza, ati barambwiye ariko nanga kumva. Ubu se noneho witeguye kumva? Witeguye kumva? Hari umugabo twaganiraga ejo bundi, nyoye inzoga neza ubuzima bwe burashira, inka zirashira, nawe ubwo arashira, nyama zo mu nda zose ziba ubureti. Ahubwo umwuka udasohoka. Urashaka kwakira Yesu? Se nta muntu wari wigeze kubwira ko ugomba gukizwa? Barabimbwiye, barabikubwiye wanga kumva. Inkuge imaze gusenyuka, ibyawe byose bimaze guhomba, ubonye kwakira Yesu. Ariko mwagiye mwakira Yesu hakiri kare mukiri bato. Nyanshima Imana, jewe ubuzima bumaze kunanira, Yesu yaje mu bugingo bwanjye. Nkunda kubaho ubuhamya hano. Hari igihe ugerageza ubuzima bwose, ntabwo nigeze mba umusinzi, ariko nakundaga byeri. Ntabwo nakundaga byeri, nakundaga igipindi cyo mu kabari. Buriya mu kabari haba ikintu cy'ikigare cy'igipindi, nari meze nk'umwatenayi ngo nibo bakundaga inkuru zishyushye. Buriya mu kabari haba inkuru zishyushye, baricara bagakuraho guverinoma bagashyiraho indi, bwacyo ugasanga iracyariho, kandi mu kabari mwari muyikuyeho. Bakakubwira ibizaba n'ibyo batazi.
kandi kubera ko buri ikigoryi nawe ukabikunda ukajyamo ukabyinjoyinga, ukajya mu bakobwa ukagira gute, ukajya nibaza ubu nibwo buzima bambwiye. Is this life? Ngira Imana yasaza mu bugingo bwanjye ntarateza ibihombo byinshi. Ngiye mu buzima bwanjye nateje ibihombo bikeya kuko nagize Imana yasaza mu bugingo bwanjye ntarateza byinshi. Ko njya mbitekereza iyo ntindamo gatoya nanjye ubwanjye nari kuba igihombo, kuko iyo mbaza abadokiteri, aba enjeniyeri, aba lisansiye twiganye naherekeje bishwe na sida, ndavuga ngo kabisa nanjye iba yarantwaye iyo Yesu ataza vuba. Kandi impamvu mbibabwira ntabwo ntinya kubibabwira kuko benshi baracyagendera muri izo nzira z'ubugoryi. Aho twigishaga Irurindo haje umukobwa umwe mu gasenta kawo ahitana abarimu benshi mu bo twigishanyaga, kandi ikintu kigutangaza uwo mukobwa yankundaga bitabo rero gatari mu bahungu bano yarabi abandi bo kudusenta nyine, yankundaga urukundo. Ngira Imana asanga narakijijwe. Ubu njya nibaza nkavuga nako yomba ntarakiriye Yesu nanjye aba yarantambikanye ko nari umunyabyaha. Ariko hari bamwe muri mwebwe bicara bakabeyabeye hano hirya muri koridoro, kuko rero mugiye kumbwira ngo nimujye mubeyabeyayo, nimushatse nababwira n'amazina. Bakaza hano bagasenga baranyeza bakajya kubundabunda muri koridoro. Ninde wabwiye ko sida yavuyeho? Yarangiye ryari iyo declaration yakozwe nande? Hanyuma nimurangiza nimuzagira ibihombo ngo ntibababwiye. Paulo yari yabwira ati mwivikireti, nimuvikireti y'inkuge murayiheba, ahubwo namwe mwihutire kuva mu byaha naho ubundi. Cyewe njya ntangara cyane abakobwa kicara hano agasambana ngo nabonye umugabo w'umubosi. Uwo mugabo w'umubosi ndi wakubwiye ko ari muzima. Benshi bari ku miti. Ko umuntu agenda muri Brabas ntibivuga ko ari muzima. Ko agenda muri V8 hari igihe bari mu nzira iganira ikuzimu akagutambikana ukabura inkuge. Kandi Paulo yari yababuriye, muraburirwa buri munsi ariko ntimwumvira. Bahanga kumwumvira arangira, ariko hano ntabwo yabakoze ku matama, yarabwiye ati ariko tukiri kereti nababwiye ngo mwe kuva ahangaha. Ariko zikubona usengera umuntu, agasengera umukobwa yatwaye inda, akaza akabwira ngo pastor ngo ubu ngubu ngo kuki Imana ngo yemeye, kuki Imana yemeye. Ubundi sigiye yavugaga ngo ntimuzasambane, ni rimwe ni kabiri ni gatatu wabyumvise ngo kuki Imana yemeye ko bimera bitya, kuki Imana yemeye ko ndwara. Ntabwo Imana yigeze yemera ko urwara, bakubwiye kutavikire turanga. Ushobora kurara ijoro ejo uzapfa. Simvuga gupfa bakaguhamba, oya. Ukarara ijoro ejo inkuge yawe izahomba. Buri munsi se ntimubibona? Buri munsi ujya kuri radio, inda zitateganijwe, inda z'abangavu, inda z'abangavu, inda z'abangavu zabaye inda z'abangavu. Muzabyumva no muri izo nama turimo nabyo biragaruka. Ni teme isigaye igaruka mu Rwanda, inda z'abangavu. Niba byankundiraga nibura abo dusengana mukifunga mukavuga ngo ya abasengerera Remera ntituzabarwa muri abo ngabo. Ariko ushobora kurara ijoro ejo ari wowe, kuko wanze kuguma ikereti, wanze kuguma muri safe zone muri Yesu. Hanyuma Paulo rwose ngo ahagarara hagati yabo, noneho afashe authority arababwira ati noneho bene data ndababwira
ngewe ndi umukozi w'Imana, Imana yambwiye ngo iyi nkugeyo muyisezereho, ariko mwese kuko ndi umukozi wayo ubugingo bwanyu bugiye kurokoka kubera jyewe. Haleluya. Ubugingo bwanyu bugiye kurokoka kubera jyewe. Umva ukuntu yababwiye ngo dore Imana iguhaye n'abo mugendana bose. Imana igize ite? Iguhaye n'abo mugendana bose. Kandi nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe. Kirinyura ntiyadoza tubwira ibyo kwizera. Izere ko Imana izaguha abo mugendana, ariko bumbura umunwa wabwire. Erega burya niyo bakwanga kumva ijambo ry'Imana ntiribora, ribabwire. N'ubundi Imana ntigeze ivuga ngo mugende ngo mwemeze abantu ibyaha. Yaravuze ngo mugende mubwire abantu ko Yesu akiza, ariko aravuga ngo umwuka wera naza niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Haleluya. We babwire gusa, si ngombwa kubemeza, babwire kandi wizere yuko Imana izabaguha. Haleluya. Yewe mu bintu bisigaye binezeza, mpura n'abanyarwanda bahose, pastor ubutumwa bwawe burimo buradufasha. Avuga ni ndimo nasubizwa ko nigeze kubwira Imana y'ibwira Imana nterera imbago itere mu Kagera, iyindi uyitere mu Kivu, indi uyitere Ikagitumba, indi uyitere kuri Rusizi, maze umpiye zone gusa abavuga ikinyarwanda nimbwiriza bagakizwa. Ningera mu ijuru uzampembera abo ngabo. Niba uzaba yarabwirije abangana batyo bazamuha umweyo, uzanshyire mu bakubura, nta kibazo. Ariko ubu mbona abantu benshi bakambwira ati kabisa narakijijwe, abandi bakaza bakambwira ari abari hanze ari bari hano. Kubera iki? Imana izaduha abo tugendana. Bwiriza ubutumwa, tinyuka, bumbura akanwa, bwira abantu, kuko inkuge irenda kurohama. Inkuge nyinshi zarohamye. Umva rero ikintu cyakurikiyeho, ikintu nkunda muri iyi nkuru, Paulo yarababwiye, nuko ntashaka gusoma iyi nkuru ni ndende cyane murabibona kureshya. Biyejeje ku murongo wa 30, umuyaga wabaye mubi pe, ngo abasare bashatse guhunga mu nkuge bamanura indere mu nyanja. Indere n'utwato duto bakoreshaga iyo ubwato bwabaga burohamye. Bamanura indere mu nyanja, abasare bashatse guhunga mu nkuge bamanura indere mu nyanja, basa n'abashaka kujugunya imbere y'inkuge ibyuma byo kuyitsika. Paulo abwira umutwaro utwara umutwe w'abasirikare ati aba ni bataguma mu nkuge ntimubasha gukira. Maze abasirikare baca imigozi y'indere barayireka iragenda. Mwabibonye ko Paulo ari watangiye gutanga amategeko, noneho baramwumvira. Arimo aravuga ibwiriza atanze ryose bakaryumvira. Ko bavuze bati uyu mugabo umutwaro utwara abasirikare, ariko murabizi uyu mugabo ndabyemeye koko arimo Imana. Uyu mugabo ndabyemeye arimo Imana. Ibyo yatubwiye nibyo. None ni urimo kudutera umwete. Atanze amabwiriza baramwumvira. Murongo wa 33, bwenda gucya Paulo arabinginga bose ngo barye. None uyu munsi ni wa 14 mutegereza mutarya mudakoze intoki ku munwa. Nicyo gitumye mbinginga ngo murye, kuko ari byo biri bubakize, kandi hatazagira agasatsi kamwe gapfuka ku mitwe yanyu. Amaze kuvuga atyo yenda umutsima, ashimira Imana imbere yabo bose, arawumanyagura atangira kuryaho. Bose babona ihumure nabo bararya. Minsi batarya, Paulo aravuga ati ndabona mbabwire mwa bagabo mwe, niba mushaka kurokoka ni murye kugira ngo muze kubona imbaraga zo koga, kuko inkuge yo twayisezeyeho. Urabona Paulo ni usigaye ategeka ubwato. Aravuga umukuru w'abasirikare akamwumvira, aravuga bose bagahumurizwa bakarya. Uyu niwe twagombye kuba we. Mu bintu byose twagombye kuba abantu b'icyitegererezo. Mwumva uko birangira. Murongo wa 42, abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika. Kuko mu Baroma iyo umuprisonier yagucikaga ubuzima bwahorerwaga ubundi, bagombaga kuguhana kandi cyari igihano cy'urupfu. Muribuka mu gice cya 16
abari barinze Petero yarabacitse, oya mu cya 12, abari barinze Petero yarabacitse, abacitse Herode ategeka ko bicwa, kandi bari 16. Sirikare 16 barapfa kubera ko Petero yabacitse. Abaroma iyo imfungwa yagucikaga ntabwo ari prison, rwari urupfu. Uravuga ati aho kugira ngo dupfe tuziza aba prisonier, imureke tubice hakiri kare, tuzaburana n'intumbi. Ngo abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri bo woga agacika, ariko umutwaro utwara umutwe ashatse gukiza Paulo agwabiza imigambi yabo. Umutwaro utwara uyu mutwe yageze aravuga ati mu byo mugiye gukora uyu mugabo agomba kubaho. Ariko icyatumye abaho buri Imana iyo yashatse kukurokora, kubera ko Imana yarambwiye ngo Paulo ntuhangayike, iyi nkuge izameneka, ariko ubuzima bwanyu ntacyo buzaba, kuko ugomba guhagarara imbere ya Kaisari. Iyo umugambi w'Imana ku buzima bwawe utari wasohora, ntacyo uzaba. Haleluya. Ubuzima bushobora kukugora, ubuzima bushobora kuguhondahonda, ushobora kunanuka ukamera nk'umusumari, ushobora kunanuka ugasigara amagufwa gusa, ariko ntacyo uzaba iyo umugambi w'Imana yakuvuzeho utari wasohora. Umutwaro utwara abasirikare ngo agwabiza imigambi yawe, kubera ati uyu mugabo arimo Imana, kandi kuba turokotse no kubera we. Favor y'Imana, igikundiro cy'Uwiteka. Abagabo babiri mu nyanja imwe, nubwo byose byarangiye byenda gusa kimwe. Mu gihe cya Yona yateje igihombo, mu gihe cya Paulo abuza abantu kugira igihombo, baranga ariko arokora ubuzima bwabo. Haleluya. Hari abantu bazagira ibihombo mu buzima, ariko nitwumvira Imana tuzarokora ubugingo bwabo, kandi niturokora ubugingo bwabo nabo bazamenya yuko twabigizemo uruhare. Amen. Aha tubona rwose icyitegererezo cyiza. Paulo nimunakurikira inyuma, bageze no ku kirwa cya Malta aho ubwato bwabo bwari bwasenyukiye, bageze basanga umukuru w'umurwa ngo arwaye macinya, se w'umukuru w'uwo murwa. Paulo amurambika ibiganza arakira, ngo babaha ibyo bari bakeneye byose. Urebye neza kuva aha ngaha kurinda iki gice cyose kirangira kugeza ku gice cya 28 kirangira, Paulo yahise banageze ni Roma. Uyu mukuru w'abasirikare yaravuze ati uyu mugabo atufite kashi, ndati ndazifite, ati wewe baguha inzu ntibakujyane muri gereza, ugende wikodeshereza inzu, uzaba prisonnier domicile, bazajya bakurindira mu nzu wikodeshereje. Kubera iki? Yari yakijije ubwato. Favor y'Imana iba kuba yubaha. Favor y'Imana, igikundiro cy'Uwiteka kiba kuba yikorera. Amen. Iyo ubugingo bw'abantu bwakize kubera wowe, barabyibuka. Hari abantu mu ijuru uzatunguka bakavuga ngo turashima Imana ko wabayeho. Mu 2003 Perezida wa Repubulika uyu dufite Paul Kagame twenda gutora, kuko bw'inzibacyuho yari irangiye, bafunguye imfungwa abagororwa bagera ku 7,000 bari baremeye ibyaha. Noneho icyo gihe nari vice perezida muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko nari umuvugabutumwa. Gereza zose zo mu Rwanda nazibwirijemo, kandi nabonye abantu bakizwa. Noneho turagenda tugirira imudende, buriya mudende nyamudende ibarugurira muri Nyabihu, ntabwo ari ngiye hano hirya. Hariya bahitiriye aho ririya shuri ryahoze, ubundi ryahoze mudende muri Nyabihu. Noneho turagenda tujyayo, tugiye gusura abagororwa bari bafunguwe, kuko icyo gihe bagombaga kubanza bagategurwa. Njyayo ngiye gufunga ingando yabo, kuko nari vice perezida wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Hanyuma tugezeyo nyine bararirimba, yewe Yesu we waramamaye, aho ugeze hose bagukurira ingofero. Bararirimba. Noneho umuprisonier umwe bimwanga mu nda, kandi twari dufite n'abapolisi baduherekeje, turi imbere nyine, urumva twara abakozi ba komisiyo. Bimwanga mu nda rwose, arasimbuka araza arampobera
umupolisi amutera sendiri ngo we ndamubwira nimwihorere. Arambwira ngo wa mugabo ngo Imana iguhe umugisha, ngo kimwe cya kabiri cy'aba bantu barimo kuririmba hano ngo waje ku Gisenyi urabwiriza, ngo kirya gihe ngo twarihariye twese, ngo none bitatu bya kane by'abari aha ngaha ngo ni umusaruro w'ubwo butumwa. Numva nanjye hari ikintu bishyizemo. Uzi kubwiriza abantu mwazahurira mu nzira akavuga ati impamvu ndaha ngaha nuko wambwirije ubutumwa. Ariko njya nezerwa ningera mu ijuru nkasanga abantu bavuga gutyo, akavuga ati icyatumye turi hano nuko watubwirije ubutumwa. Ujye ubitekereza.